imbaraga zizura ibyapfuye. Wakibaza ngo imbaraga zizura ibyapfuye ni iki? Ese ni ibiki biba biri gupfa? Ushaka kujya hanze ariko bikanga, byashoka ko wakoze business ariko bikanga niwunguke, byashoka ko ubuzima bwawe iyo urebye ubona abantu muziranye bagenda batera imbere ariko wabona ukabona uri kugenda usubira inyuma. Aho Yesu yararebye areba kwizera kwano kari kuri aho ngaho, abona abantu bari baho ngaho ukwizera ko kuri hasi cyane, ibyo bimutera kubabara. Iyo Yesu abonye yarakoreye byinshi cyane cyangwa se aho yagukuye hakomeye, ariko finally akabona yuko kwizera kwe kuri hasi biramubaho. Iyo usenze Imana itanga ibisubizo bitatu, ushobora kuvuga ngo yego, tegereza cyangwa oya. Ibyo bintu bitatu biba bifite icyo bisobanuye ku Mana. Yesu nashimwe cyane kongera kubasuhuza abakunzi ba Iwacu Gospel TV. Hashize igihe kitari gitoya Uwiteka yongeye kuduha amahirwe yo kongera kubonana namwe. Turabakunda cyane kandi tugenda tubona mu bikorwa mugenda mubikora, kubera yuko tugenda tubona ko harimo inyungu zitandukanye. Turabarushimye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana nziza, urukundo rwawe ni rwiza ku buzima bwacu, utwitaho buri gihe kandi tugenda tubona ko bwije nuko bukeye. Amasaha nk'aya ngaya wongeye kuduha amahirwe kugira ngo tuze kumva icyo tubwira. Ndakwinginze kugira ngo umuntu uzakurikira kino cyigisho azagira amahirwe kandi azabona umugisha uturuka kuri wowe, uzakenera amahoro azayabone, urwaye azakire, wumva yuko yarananiwe muri urugendo uzamusubizemo imbaraga, kandi Uwiteka natwe ujye uduha umugisha. Ngaho turakuraritse kugira ngo uzubane natwe, tubisabye tubinyujije kuri Yesu Kristo, amen. Murabizi ko tujya tubana mu kiganiro cyitwa ngo Umucyo Inspiration, n'ubundi nicyo tugiye gukomeza, ndetse murabizi neza ko mu Mucyo Inspiration harimo ibice bibiri, harimo icyo bitasobanukirwa ndetse hakabamo n'ikindi navuga ko ari cy'ibyigisho. Uyu munsi rero ndashaka ngo tugende kuri icyo gice cy'ibyigisho, twumve icyo Uwiteka uyu munsi yatugeneye. Ndabizi neza yuko uri umunyamugisha kwa dukurikiye uyu munsi, Uwiteka azakugira neza. Reka mbanze nsuhuza abantu bose aho bari hose ku isi yose. Dufite amahirwe yuko iyi televiziyo irebwa n'abantu bose. Ndasuhuza abantu bari mu mujyi wa Kigali, ndasuhuza abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba n'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ndetse nanasuhuze abadiaspora. Imana ijye neza kandi ijye ibaha umugisha. Nzi neza yuko namwe mudukurikiye, njya mbona comment zanyu mutwandikira, ndetse mbibutse yuko dufite nomero zijya hasi, ari ahantu bizatwandika nomero, umuntu akaba yashyiraho icyifuzo cye, tukaba twamusengera, twamuganiza se, cyangwa nawe yaduha inyunganizi zitandukanye. Ibyo byose rero tubikora kugira ngo Imana twese iduhane umugisha. Ndabizi neza ko uyu munsi biza kugenda neza. Reka noneho uyu munsi turebe icyigisho nabateguriye icyigisho kivuga ngo imbaraga zizura ibyapfuye. Imbaraga zizura ibyapfuye. Wakibaza ngo imbaraga zizura ibyapfuye ni iki? Ese ni ibiki biba biri gupfa? Niyo ngo imbaraga zizura ibyapfuye ni igihe uba ufite ibyo wateguye gukora cyangwa se ibyo wateguye gukora ariko bigasa nkaho icyo gihe bitagize gute, bitagikunze. Byashoka ko warateguye, warashatse amaviza kenshi na kenshi, ushaka kujya hanze ariko bikanga, byashoka ko wakoze business ariko bikanga niwunguke, byashoka ko ubuzima bwawe iyo urebye ubona abantu muziranye bagenda batera imbere ariko wabona ukabona uri kugenda usubira inyuma. Aho ngaho rero no tuvuga ngo ibintu bye biba byarapfuye. Rero reka mubwize ukuri yuko Kristo ubwacu afite imbaraga zizura ibyapfuye. Humura, haracyari amahirwe. Imana yacu twiringiye ifite ubushobozi bwo gufata ikintu cyarangiye ikongera ikagisubiza ubuzima kandi kikongera kikabaho. Ese nashimwe cyane. Rero reka mubwire ngo uradukurikiye, ahari uri kure ukabona isi irakugoye, ukabona nta byiringiro by'ejo hazaza ufite, muzanye inkuru nziza ivuga ngo imbaraga zizura ibyapfuye. Hari Imana twiringiye, Yesu Kristo afite ubushobozi bwo kuzura ibyapfuye. Turabireba gute? Reka turebe, dusome muri Bibiliya nk'uko bisanzwe, hanyuma dusome muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 22. Haravuga ngo kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yohana igice cya 11 nanone ku murongo wa 42 tuza ku murongo wa 43
ngo ubwanjye narinzi yuko unyumvira iteka, ariko bivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. 43 haravuga ngo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro soka. Hano turumvamo inkuru ya Lazaro Bibiliya itubwira yuko yari afite ubucuti budasanzwe na Yesu. Ariko Lazaro twibuke ko yavukanaga n'abavandimwe be babiri, Mariya na Marta. Igihe kimwe kiragera Lazaro ararwara, ariko ararwara afite inshuti ikomeye. Iyo nshuti nta yindi yari Yesu Kristo. Bibiliya itubwira yuko akimara kurwara, bashiki be bibutse yuko Lazaro nubwo arwaye atari uwo gupfa. Baravuga ngo nubwo Lazaro arwaye kandi akaba yagize amahirwe akamenyana na Yesu, ibyo biramuha ubushobozi bwo kongera kubona ubuzima. Urumva ubuzima byari bigoye kandi bikomeye cyane. Batangira kuvuga ngo dushaka ukuntu tubwira Yesu Kristo ahari yaza akamukiza. Ngo Yesu ngo abyumvishe, ngo aramubwira ati, inshuti yawe Lazaro yararwaye ndetse imeze nabi. Yesu yabyumvishe, abantu benshi bavuga ngo ahari nigeze biha agaciro. Yesu yabiha agaciro kubera yuko Yesu akimara kubyumva, nubwo atahise ajyayo, ngo yasibiye kabiri, ngo ndetse ngo yanga kujyayo, ngo kuko ngo yarazi neza yuko nahagera ikibazo Lazaro afite kizagera gute, kizakemuka. Uko niko bigenda. Tugasenga cyane tukavuga ngo Uwiteka, twaragukoreye, twagiye gusenga mu mazi za Kanyarana hose, ngo twabanye nawe, ngo manuka utugire neza. Ukajya kubona ukabona ibyo uri gusengera biri kugenda bigucika. Business ukabona uri kugenda uhomba, urushako ruri kugenda rukunanira. Ariko mubwije ukuri yuko Kristo ashoboye byose ku buzima bwacu. Bya bindi byapfuye afite ubushobozi bwo kubuzura. Bya bindi bidafite ishusho arabirema kongera akabiha ishusho, arongera akabirema rwose, ubuzima bukongera bukaba ubuzima. Uwari umuntu udafite ubuzima akagenda akumva yuko akongera akagira imbaraga zo kubaho. Ngo Yesu ngo abikorwa nguko, ngo arasibira. Ngo ariko rongera abwira intumwa ze, aravuga tugende tujye kureba Lazaro. Lazaro yarapfuye, inshuti yarabwira ati, inshuti yanjye yarasinziriye. Intumwa ntizasobanukirwa ibyo ashatse kuvuga, ariko yaravuze ko Lazaro nubwo agaragara nk'uwapfuye, ahubwo yasinziriye imbere y'Imana. Reka mubwire ngo ibyo bibazo bigaragaza nk'aho byarangiye ku buzima bwawe, cyangwa se ibyo bintu bisa nk'aho bidahari, birasinziriye, Kristo ashobora kubizura, arabikangura, bikongera bikagira ubuzima buzira umuze. Yesu nashimwe cyane. Aragenda, agezeyo, Marita amubonye atahari uza kuba hano, musaza wacu nakaba yarapfuye. Hanyuma Yesu abonye kwizera kw'Abayuda kwari kuri aho ngaho, hanyuma agira agahinda gakomeye cyane. Ari naho banavuga ngo Yesu ararira, agira agahinda gakomeye cyane, areba ukuntu batizeye ko Imana ishoboye byose. Aragenda avuga ati, Abayuda ati yamukundaga, ati biragaragara ko yamukundaga, ngo kuko ngo ikigaragaza nuko nawe mubabaje ku mutima we. Kumbe Yesu yararebye, areba kwizera kw'abantu kwari kuri aho ngaho, abona abo bantu bari baho ngaho ukwizera ko kuri hasi cyane. Ibyo bimutera kubabara. Iyo Yesu abonye yarakoreye byinshi cyane, cyangwa se aho yagukuye hakomeye, ariko finally akabona yuko kwizera kwe kuri hasi, biramubabaza. Mureke twongere ukwizera kwacu kugira ngo bitere ishema Kristo, avuga ngo njyewe ubwanjye hari umuntu naremye, kandi uwo muntu naremye aranyiringira rwose, kandi afite ubushobozi bwo kurwana n'ibigeragezo. Reka twirebere nibura ingingo 3 zadufasha kumenya ibyo ari byo. Nagiye cyarenze ku Mana, iyo ni ingingo ya mbere. Uribaza ukumva yuko igihe urimo gitandukanye n'icyo Imana ishaka, cyangwa se abantu bari kubona mu kindi gihe bari kubona yuko ibyawe na ejo hazaza bifite. Ariko reka mubwize ukuri, Imana twiringiye ifite ubushobozi bwo kuzura ibyawe byasaga nkaho bitariho.
umuntu uzakurikira kino cyigisho reka mubwire ngo akira ubuhanuzi yuko wakira ibyawe byari byarapfuye. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka abane nawe, Uwiteka agira icyo akora ku buzima bwawe. Igihe urimo gitandukanye n'Imana ikubonamo. Abantu bari kubona ko igihe urimo ari kibi, cyangwa se abari kubona ko ubuzima bwawe navuga muri ngo bwaragucanze, nk'uko abantu bajya bavuga ngo bwaragucanze. Ariko reka mubwize ukuri, aho ngaho uri Imana irakuzi, ifite ubushobozi bwo kuza ikagukura muri ibyo bibazo. Waba urwaye, waba ufite ubuzima bukomeye, uri kubona ibintu byose biri kwanga, Imana ifite gutanga andi mahirwe ya kabiri kongera ukagubwa neza. Katwongere turebe ingingo ivuga ngo Yesu afite ububasha bwo kuzura ibyapfuye. Ese ninde wari kwibaza yuko Yesu hanyuma akavuga ngo Lazaro byuka, Lazaro zuka, sokamo. Byari ibintu bikomeye ndetse ntabwo twari kubyiyumvisha, ariko Kristo ushoboye byose niwe umunyembaraga ku buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishoboye byose kuri twebwe. Imana niyo kwiringirwa, Imana niyo kwizerwa. Imana itwitaho nubwo twahura n'ibibazo bikomeye cyane. Lazaro yongera abona ubuzima buzira umuze. Lazaro arazuka. Lazaro wagaragara ko atariho, Lazaro yongera guhabwa ubuzima. Uko rero niko Yesu ajyaza ku byacu byananiranye akabizura. Uhise wibaza ngo ko kenshi na kenshi nahoreze nsenga, ariko ngabona ibigeragezo biri kurushaho kunsanga. Oya, uko usenze, reka mubwire yuko iyo usenze Imana iragusubiza. Ahubwo byashoboka yuko utahita ubona icyerekezo Imana igusubirijemo, ukabona hari nta gisubizo ubonye, ariko Kristo aradusubiza. Reka mwe urugero n'uvuga ngo iyo usenze Imana itanga ibisubizo bitatu. Ushobora kuvuga ngo yego, tegereza, cyangwa oya. Ibyo bintu bitatu biba bifite icyo bisobanuye ku Mana. Yego iba yavivuye, oya yego ushobora kugenda na oya. Iyo bivuze ngo oya, ahari ibyo uri gusaba bishobora kuba byakugiraho ingaruka mbi. Imana yayibona ikavuga ngo hoya mwana wanjye, kugira ngo umuhebe cyangwa ubure ubuzima, reka ibingibi mbireke, ahubwo mutegurire ibyiza byo gutegereza. Aho ngaho ugategereza kugira ngo ubone icyo Imana izagukorera. Rero bene data, Imana dusenga iradusubiza. Ahari uko idusubiza ntabwo uhita ubyiyumvisha, ariko Imana yacu ishoboye byose. Humura, Imana niyo kwiringirwa. Humura, Imana yacu irashoboye. Ingingo ya gatatu isa nkaho ariyo isoza, ngo koresha ibyo ufite kugira ngo ubone izo mbaraga. Kwerekana ko tugomba kugira uruhare mu kwakira imbaraga. Reka turebe umurongo muri Bibiliya uvuga ngo muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 41 haravuga ngo nuko bakura igitare, Yesu ararama aravuga ati Data ndagushimye kuko unyumvise. Haleluya, haleluya bene data. Twakabaye duhora mu mashimwe mu gihe dusenze, tugasenga twizeye ko Kristo ashoboye byose. Mu gihe dusenze tugasenga twizeye neza yuko Kristo adusubiza, aduhaye igisubizo cyiza kandi kiboneye. Humura, Imana iradukunda. Ese wumvaga ko ubuzima bucanze? Ese wumvaga ko bikurangiriyeho? Haracyari ibyiringiro, haracyari imbaraga, haracyari ubushobozi. Kuri Data dufite ubutware, dufite n'ubushobozi, kuko twemeye kuba abana be, wo gusubira mu gakiza. Iki nicyo gihe cyiza cyo gukomeza kugenda imbere, wo kumenya ko byanze Uwiteka ashoboye byose. Ineza y'Imana nibane nawe, nishimiye kubana nawe, kandi Imana igumugisha. Bya bindi byapfuye Kristo afite ubasha bwo kubizura. Tangira wizere muri wowe ufite imbaraga ndetse n'ubushobozi. Uvuga ngo njyewe ndi kumwe na Kristo byose birashoboka. Njyewe ndi kumwe na Kristo dushobora gutsinda Satani. Njyewe ndashoboye kuko ndi uw'ingenzi ku Mana. Reka mubwire, wabaye kubw'umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu. Ineza y'Imana nibane nawe,
Kristo akugire neza kandi wumve umeze neza ugubwe neza. Shalom shalom.